nta kibazo mbwira. Mzee, kanseri yawe ntabwo iri buze guhagarara. Igeze kure kandi kwihuta cyane. Ndambwira n'ibindi muga. Anti ko muri hano habaye iki? Siko mbabaza mukanyihorera ubwo mukubika imitwe. Ntabwo ndi buguhe garantiye gukomeza kubaho. Isaha n'isaha Ugabyirorera tuba turi n'abakuru. Tuba tubibona. Hamagara Idrissa zawe. Hano habaye iki ko nsanze abantu bose bari hanze muri koridoro. Idrissa waje? Jana. Ni biki? Uretse. Kubera. Nibyaye mu gihe ntazaba nkiriho. Ntabwo ndi kumva ibyo ushaka kuvuga ariko. Idri, papa ararwaye kandi ararembye cyane. Impamvu yo kukubwira ibyo byose no kugira ngo guteguze ku isaha n'isaha yaba atagihari. Papa, nanone nizere ko iyi ngiyi ari imikino nk'iyo wadukoze njye na mama. Idrissa mbana na kanseri. What? Papa. Lost in life, we try to stay here for you. Every day we pray for you forever. They don't see us anymore. How we cry. The ball is now. Shakra, maze nziga nimbona ubushobozi. Ariko nashoye muri business wize neza, njye numva byose byaba ari kimwe. Reka kwiga so kugira ngo ubone amafaranga gusa. Kwiga biruta n'ubwo butunzi uvuga. Ubuzima. Genda ujye guhindura papa wagize amashoka. Ariko ariko Komeza yaje ibintu byose bimeze neza, anti tuzakuremo n'ibi bikanzu tubivemo rwose. Yego. Bazi ko mukuru wamaze iminsi yishimye bimeze bite? Sha nyine Imana nanjye ndabibona, aho kujya mbona ari byiza. Mana yanjye we, mwana wanjye disa amaze iminsi yishimye, Imana ishimwe. Ariko bana umunsi umwe nanjye nzabahindurira ubuzima bwiza.
Hano. Biki? Teo. Ça va. Murakomeye. Nari nzi ko utari buhamenye. Nakurangira nkumva ntabwo uri kuwumva neza. So urahabona rero dore ukuntu wangana. Ubwo wowe uramereza twumvikanye witwarira. Ntiwareba se? Urabona ni imihanda ibiri, umuri hariya haruguru dore undi nguyu. Urabona nta kibazo cy'amashanyarazi uzagira. Amazi na itiyo hano hepfo irahari na hano haruguru irahari, nta kibazo. Okay. Ngaho rero mpereza twumvikanye tubirangize twari sambo n'ubundi. Hakundi. None Teo. Bon. Nkwereke rero ukuntu gahunda tuzikora. Urumva? Miliyoni 40 ntabwo naziguha. Aya mafaranga ni menshi cyane. Amafaranga ntabwo nayaguha ku butaka. Ariko hano reka twumvikane ku kintu. Kuki wigira nk'umuntu utaza agaciro k'ubutaka muri kino gihugu? Ose ubibwira ko atabari ibibazo mfite nari kubuguhereza? Ntabwo bishoboka. Byibuze batamaye miliyoni 100 ntabwo nari kuyibahereza. Kuko nyine ejo ibibazo mfite. Temera. Bon. Cyokora reka nkwereke. Ngiye kuguhereza miliyoni 35 cash. Hanyuma nyuma y'amezi 2 wongera izindi 5. Ndiri tuyirangize gutyo. Kandi rero wumva utabyumva neza ntakundi nyine ubwo ngubwo nashaka n'ubundi butaka Knowless butaka ko ari bwinshi. Okay, ntakundi nyine ubwo ubikore gutyo kuko yatabari madamu ntago mba mbuguhashye. Bibye rwose ubyemere yatabari madamu ntago nari kubuguha kabisa. Tugende rero numva aho ngaho risa. Baho ni sawa kabisa. Erega ni mundi nicyo cyiza cy'ubutaka. Butaka y'ikennye buragufasha bukakugoboka. Tugende. Oya reka ibibazo birangiriza aho ngaho n'undi reka mpamagare madamu sibyo? Madamu anyohereze nimero do compte wowe ya transfereho nta kibazo. Hari kibazo biguteye? Ça va. Si ngombwa kuzana cash cyangwa iki. Bon, c'est pas nécessaire. Nta kibazo. Nicyo tugende nta kibazo kwipapuro byose se nabizanye biri hariya. Okay. Ça va. Nta kibazo. Mpamagare. Irisa rero mwana wanjye buriya ibintu bari kuzahaza bamenye ko ifite. Oya papa ukomeza kuvuga gutyo hari byinshi utarambwira ugomba kumbwira. Mwana wanjye birakunaniye nta kindi wagukorera. Nzi ubu nzamenya ngaruza gute imitungo Theo yose yatwaye. Uzagenda usome ziriya mpapuro uzamenya icyo gukora. Ikindi kandi iminsi wamaze hano nakwigishije byinshi. Kwihangana, ikinyabupfura. Ati Jean uzamwumvira ikintu cyose azakubwira. Ndabyumva. Ni byiza gushaka umufasha. Ariko kuba umukomanda ku mutima.
ni byiza kandi bigufata igihe kirekire. Nzabizirikana papa. Nibwire Jacques hano. Uwakidirije. Arashakira amahoro. Nitabye boss. Jacques wahageze. Reka nshaka neza tuganirije. Boss wakomeje ukaryama kameze neza. Ukana mbere mu nkorera sha. Ndabyibuka boss. Yawe nakubonaga mu budahemuka ariko ugahora inyuma. Na confidence wari wigiriraga. Uriya rero kanseri nayikuye mu burozi toye hagati n'imwangaburire. Boss kumbe waruzi ubugambanyi buri gukorerwa. Ndacyakubwira. Hari umunsi nigeze kwibagirwa imfunguzo z'imodoka ku ruganda. Subirayo ngiye kuzishaka. Nsanga ati wari warashimira Ben. Icyo gihe namenye ko bampaye uburozi ariko nanga kubibagaragariza. Kuko nibwo inzozi zanjye z'uruganda zari zigitangira kandi umwana wanjye yari mutoya. Bitamo kunywa imiti, gutangira kunywa imiti irwanya ubukana. Ntabwo yanteye mwijima. Ariko ntabwo ndi kubyumva neza. Ni gute wakomeje kunywa uburozi ubizi ko ari uburozi bari kunywa? Nyine nari namenye ko bamaze kumpumanya kandi ntazakira. Nsanga nigira icyo nkora nanone ndaba nangije byinshi. Mpitamo kugira ngo ndeke uruganda rwanjye rukomeze. Abana banjye bazatazasigara ubusa. Icyo kintu cyabinteye rwose Jacques. Ntabwo nari nzi ubugambanyi bwa Ben. Gusa nuko banasubiranyemo bakicana nanjye ubwanjye nari kumwica. Cyangwa se Ben yarapfuye? Ngo uriya atawe ni umugabo mubi. Akora ibintu yabanje kureba kure. Ashobora kugira icyo akora ku muntu umukorera amaraso. none se amakuru y'uko Ben atapfuye wayaguye? Wibuka umunsi wari uje kundeba akubaza ntimwumvise urusasu, ukambwira ngo warwumvise, nakubaza nise wabonye umurambo. Ubwo yagiye yirukanka azi ko hari umuntu umukurikiranye. None se ibyo byose kuba byihereranye boss? Nacyo cyatumye nguhamagara kugira ngo shaho Jacques uzabe hafi y'umwana wanjye Idriss. Kuko ntiyashobora kurwanya Ben, ntiyashobora kurwanya Theo ngo azamwishoboze. Nzamuba hafi, nzamufasha.
ikindi kandi njye narwanya urugamba sinkunda gutsindwa ariko ubu naratsinzwe niyo mpamvu nabyemeye nkanaguhamagara kugira ngo uzamfashirize umwana nzabikora nzamufasha urakoze cyane ndabigushima Yo bro. Yes. Meze biteze? Fresh bro. Dushike kwa tujije dufata yose. Kujya se mwana. Ahubwo ujye tubire cyumva se ntango ugeze umbonera ni nakuva aho bwakereye. Wapi kuva cyajyaza n'ibintu ntago ndongera kumubona. Okay ntari. Gusa wakwikomereza ukajya. Shaka nshikiyo nge ndashonje man. Apeti mwana. Ni wowe uzi ko umuntu ashaka kuguterura akakujyana kubera gusinzira. Mwana nyine nirutuje agatiro kantwaye nari ndushe sana kabisa. Okay none se abandi ko bagiye kuri lunch wowe kutagiye? Mva nashaka kujya tu. Okay. Ahubwo wese uvuye gufata lunch? Oya nibwo nari mvuye ku deliveringa nari mvuye kwambara uniform. Naho twajyana gufata lunch. Nta kibazo. Merci. JP. Yo bro. Mwana njye mbaye ngiye kurya. Madamu Jeannette naza ahita ndabura. Ntari musaza. Ntari. Suyaza tukajyana kare ugategereje kiriya cyaha kimaze kumusaza. Mzee. Jacques. Mzee ntakiri gukoma. Ngwino urebe. Boss. Lost in life, we trust to live for you. Every day we pray for you forever. They don't see us anymore. How we pray, how we pray. The world is now. How we pray, how we pray. The world is now. Let me ikibi cyanyambo yubuzima
kuruta ubundi